Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Ndacyafite ishimwe rinini ryinshi cyane ntashobora kurondora ry'uko Imana nyiribihe yabanye natwe ahashize mu bihe duherereje inyuma yacu, ikaba yaraturemeye umwaka mushya wa 2025 kubw'ineza yayo. Nshuti bakundwa, ibi byavuye ku Uwiteka kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndagarutse ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri iki kiganiro cyacu cya Saveur Divine. Ndagusabira umugisha wowe utwumva, ndagusabira umugisha wowe udutera inkunga, wowe udushyigikira, wowe udusengera mu buryo bumwe no mu bundi. Kandi ndasabira bene data bose umugisha bambanjirije muri iki cyumweru, nje kugisoza ari umunsi wo kuwa gatanu. Imana y'amahoro ibaha umugisha mwebwe bambanjirije, kandi rwose ndasenga kugira ngo amagambo tuvuga agera imbere y'Imana ameze nk'umubavu yihumurira neza, maze ijambo Imana inyuza mu kanwa kacu twese iriherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso kubw'icyubahiro cy'izina ryayo. Turimo turaganira rero muri kino cyumweru, cyangwa twaganiriye ku migisha yo mu buryo bw'umwuka. Sinzi ko nabivuga mu kinyarwanda, ariko twaravuze mu gifaransa ngo ni prosperité iri spirituelle. Rero turi kuganira ku migisha Imana yaduhaye cyangwa Imana iduha. Kimwe cyo nzi, umugisha mukuru ntajya nibagirwa kuvuga no gusubiramo, twahawe umugisha, twahawe impano nziza ariyo Yesu Kristo, umwana w'Imana, umwe rukumbi Imana yari ifite, maze iramuduha kubw'urukundo dukunda, ngo ibyerekana ibigaragarisha kuduha umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo adupfire tukiri abanyabyaha. Uwo ni wo mugisha mukuru twabonye w'agakiza, agakiza nyine tubonera muri Kristo. Hanyuma ikindi jambo ry'Imana rijya ritubwira nuko ibintu byose umuntu yakenera, ibintu byose umuntu azifuza akiriho, Imana yarabifashe ibishyira mu mwana wayo, ibishyira muri iyo mpano nziza yaduhaye yitwa Kristo. Byose byo kwifuzwa, iby'isi itagira, iby'isi itabona, ibirenze. Rimwe na rimwe umuntu ajya yifuza ibifatika by'amafuti bitanagaragara, ariko ibirenze by'umuntu yashaka yakwifuza, by'umwana w'umuntu ataguha. Haleluya! Imana yarabifashe ibishyira mu mwana wayo Yesu Kristo, irangije iramuduha. Kuvuga yaramuduhaye, iduhana n'ibindi byose. Haleluya, haleluya. Ari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo yamuduhaye izabura ite kumuduhana n'ibindi byose yabishyize muri we, biri muri we. Iyo wakiriye Yesu uba wakiriye byose. Haleluya! Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Turahiriwe, dufite byose muri Kristo Yesu. Igikuru dufite, gikuru cya mbere twabonye n'agakiza nyine muri Kristo Yesu. Rero tumufite, igikurikiyeho dufite ubugingo buhoraho.
Bibiliya igitubwira ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Rero reka dusome amagambo y'Imana, ijambo ry'Imana turi kugenderaho cyangwa twagendeho muri kino cyumweru riri mu rwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana. Ni igice kimwe kibamo, dusome umurongo waho wa 2. Handitswe ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ubwubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Haleluya. Rero Yohana yandikiraga uyu muntu witwa Gayo ngo amushimira, amwifuriza ibi tumaze gusoma ku murongo wa 2. Ntitaye ku mpano cyangwa umubano cyangwa relation cyangwa ubumwe bari bafitanye, Yohana yarafitanye na Gayo, ntabitinzemo, ntabivuzeho, nagize icyo mbivugaho cyane. Umurongo wa mbere gusa urabago jyewe umukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri, ntagize ibindi bintu mvuga. Urumva Yohana ikintu kiba cyangwa cyabaga muri Yohana. Nusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana ugasoma zino nzandiko uko ari 3, Yohana avuga urukundo yari yaramenye, yarasogongye amenye urukundo icyo ari cyo. Ni wa mwigishwa Yesu yakundaga, niko Bibiliya igitubwira ngo yahoraga mu gituza cya Yesu. Rero yagize urukundo rwinshi, yatuvuga ngo ibyo umuntu afite nibyo atanga, ibiri mu muntu nibyo atanga. Yohana rero yari yaragize experience y'urukundo, niyo mpamvu avuga urukundo cyane. Rero yandikira uyu Gayo aramubwira ngo jyewe umukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri. Inshuti bakundwa, nta kintu kibaho cyiza nko kumva umuntu akubwiye ko agukunda. Ni ijambo ryumvikana cyane. Twebwe abanyarwanda nta nubwo twakundaga kubivuga, ariko ndashima Imana muri kino gihe ko dusigaye dushobora kubwira abantu ko tubakunda. Ni byiza kubwira umuntu ko umukunda gihari, akabyumva, akabyumvisha amatwi ye. Ni byiza, ni ukuri. Iyo bivuze atari byo ku munwa gusa, birigivuga ngo twe gukundana urumamo ku mubiri gusa, ku munwa gusa, ahubwo dukundane by'ukuri bitari amagambo. Rero yandikira Gayo aramubwira ngo ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri. Umva icyifuzo yari afite ku muntu akunda. Aramubwira ngo yewe ukundwa, ndagusabira kugira ngo ubwubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Icyifuzo cya Yohana kuri Gayo yagiraga ngo agubwe neza, yamwifurizaga kugubwa neza muri byose, akamwifuriza ngo kuba mutaraga. Kuba mutaraga ni gute? Ahari ni ikinyarwanda tutamenyereye, ariko kuba mutaraga ni ukuvuga ni kuba muzima, ukaba mahoro imbere n'inyuma mu buryo bwose. Bibiliya y'igifaransa ivuga ngo à tous égards, prospérer à tous égards. Aramubwira ngo ndakwifuriza ngo ugubwe neza, ndakwifuriza kuba mutaraga. Haleluya. Abo dukunda, abo dusengera, abo dufatikanije umurimo w'Imana, abo twasangiye igikombe, haleluya, tugasangira ifunguro ryera, tugasangira koga mu maraso ya Yesu, tubifuriza kuba bataraga, tubifuriza kugubwa neza. Hanyuma nagira nkubwire ko icyifuzo cya Yesu kuri wowe, icyifuzo cy'Imana kuri wowe ni ukugubwa neza muri byose, kandi nuko uba mutaraga. Imana ntishaka kurwara, Imana ntiyifuza kubabara, irashaka kuba mutaraga, à tous égards. Ukaba mahoro, ukaba muzima mu buryo bw'umwuka, ukaba muzima mu buryo bw'umubiri, ugatunga mu buryo bw'umubiri, ugatunga mu buryo bw'umwuka. Hariho abantu baba batunzi mu buryo bw'umubiri, bakagira amafaranga, bakagira amazu, amamodoka n'amasambu, byose batunze mu mubiri ibifatika, ariko mu buryo bw'umwuka badatunze Yesu, badatunze Imana. Iyo udatunze Imana, iyo udatunze Kristo wa wundi ari we tangiriro bya byose bibonerwamo, nta kintu ubutunze
byose ni ibifatika ni ibishira, ariko ijambo ry'Imana rirakwifuriza ngo ugubwe neza, ube mutaraga impande zose, ube mutaraga, utunge mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Nicyo Imana ikwifuriza, nuko Yohana yabyifurije Gayo. Nicyo Imana igushakaho ni ukugubwa neza, ni ukuba mutaraga mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Imana ishimwe. Kadusoma amagambo yanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4, wumve uko havuga. Umurongo wa 12 ni Pawulo wabyanditse, aravuga ngo nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Aravuga ngo naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Hari igihe umuntu aba adatunze ibifatika, ukumva wagushije ishyano, ariko iyo ufite Yesu uba ufite byose. Pawulo rero we aravuga ngo nzi gukira ubukire, ndabuzi, nzi no gukena. Aravuga ngo nzi gusonza, nzi no guhaga. Aravuga ngo nigishijwe kunyurwa n'ibyo mfite uko ndi kose, naho naba ndi hose. Hariho igihe ibifatika bibura, ariko Pawulo aravuga ngo uko byaba bimeze kose, nize kunyurwa, nshonje ndanyuzwe, mpaze ndanyuzwe, ndwaye ndanyuzwe, mbabaye ndanyuzwe, ndi muzima ndanyuzwe, kuko byose Imana ibirimo ibitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Umurongo wa 19 w'icyo gice cya 4 haravuga ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo. Imana umugambi wayo nuwo kutumara ubukene mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ugatunga. Imana ikagutungisha ibifatika, Imana ikagutungisha mu buryo bw'umwuka, ugakizwa, ukaba ukijijwe, ukaba ufite Yesu. Kandi iyo ufite Yesu byose Bibiliya igitubwira ngo yabishyize muri we iramuduha. Hanyuma uramutse utunze iby'umubiri udatunze Yesu, ndakwifuriza ngo wakire Yesu, kuko ibyo bizashira, ariko Kristo azahoraho. Iyo mufite ubufite byose. Imana y'amahoro ni guumugisha, Imana y'amahoro ni gushyigikire. Niba ufite Yesu, hanyuma nubwo butunzi bw'undi Imana, ntabwo Imana yanga ko tubugira, ariko icy'ingenzi ni ugushaka Yesu mbere, tugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, hanyuma ibindi ngo bizaza. Hanyuma ibindi ni ku buntu. Tubanze Yesu, hanyuma ubutunzi nabwo buzaza. Hanyuma ufite ubutunzi, Imana iduha ubutunzi ku mpamvu eshatu. Ni ukugira ngo twebwe twikenure, hanyuma dukenure abandi, hanyuma dushyigikire n'umurimo w'Imana. Niba Imana yaragutungishije, ntubigire ibyawe. Numara kugira ibyo ugeraho, wibuka abandi, wibuke bene data, hanyuma nurangiza wibuke n'umurimo w'Imana. Twige kubika ubutunzi bwacu aho ingese n'inyenzi bitagera, n'abajura ntibabwonone. Imana iguha umugisha. Ndakwifuriza kugubwa neza, ndakwifuriza kuba mutaraga mu izina rya Yesu. Imana ibahe weekend y'umugisha, Imana ibashyigikire muri byose, mukomeze kugubwa neza no kuba bataraga muri Kristo umwami wacu. Amen.